Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu with the sisters. Turabashimira cyane urukundo mukomeje kutwereka mu biganiro byacu byashize, uko mwagiye mubireba turabibona rwose bikatugwa ku mutima. Turabashimira nuko mukora subscribe. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu uyu munsi, bagusaba ko wakanda kuri subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bizaza bikomeze bikugereho mu buryo bworoshye. Uyu munsi rero dufite ikiganiro, tukaba dufite insanganyamatsiko nziza iryoshye igira iti ubuzima n'umuryango. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Tumuhaye ikaze, yitwa Claire. Ndagira ngo nawe abasuhuze. Ikaze Claire. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri With the Sisters. Nanjye nishimiye kubana namwe vraiment. Antuka narabyishimiye so nkuko wabivuze nyine nitwa Claire. Murakoze cyane vraiment, nishimiye kubana namwe. Turakwishimiye natwe cyane cyane cyane, wumve ko tugushimiye cyane kwitabira iki kiganiro ukabana natwe. Kuri uyu munsi rero turagira ngo tuganire nk'uko nari maze kubibwira abakunzi bacu. Tugiye kuganira ku buzima muri rusange n'umuryango, ku bijyanye wenda imirerere y'abana muri rusange, ubuzima muri rusange. Mbese mbona hano muri Canada, mbona ubuzima bwaha busa n'ubwihuta cyane ugereranyije n'iwacu. Ibintu byose ni ku masaha, ni ukwihuta. Mbona ko hari ukuntu bisa n'ibitandukanyemo. Mbona hano nyine ubuzima bwaha burihuta vraiment. Iyo duturutse iwacu rimwe na rimwe usanga biri somehow challenging mo gakeya, kuko uba ugomba kwiyadabuta ku muvuduko wihuta kugira ngo ubashe kwiratrapa ku bintu byose, byaba ari akazi ugakore kandi ugakore neza, yaba ari n'abo bana, niba ufite umuryango nawo ubashe kuwukurikirana no kuba hafi y'abana. Ubundi ubuzima bw'iwacu nabubayemo nkiri ingaragu, bivuze ngo ubuzima bw'umudamu cyangwa se bw'umuryango mbuzi hano. Nagira ngo rero nkubaze wowe ubibona ute, nkawe uzi kuri kote zombi? Urakoze cyane vraiment. Ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye kuko ngewe urumva mvuga ni ngewe mfite comparaison. Alors ndavuga ngo hano nyine nk'uko wabivuze ni ukwihuta pe. Buri kintu cyose ni ku isaha. Niba isaha imwe uyikerewe n'uvuga ngo nizikurikira urakererwa. Rero ni ubuzima muri challenging nk'uko wabivuze, ariko nanone ubuzima bukoreka. Burakoreka ku buryo nyine uzi ngo mu gitondo ndakora iki, abana ndabatwara ku ishuri sangapi, barava sangapi, ndagira ukazi sangapi, ndataha sangapi. Ukashyiramo n'umwanya wo kuza gukora uturimo tw'amaboko, warangiza ariko ukibuka ko uri n'umugore, ugati ngomba no gushaka akanya kanjye. Urumva? So ntabwo rero ari kuvuga ngo wenda ngo ni ubuzima bugoye cyane budakoreka. Burakoreka ntabwo uciye mu ijambo, ahubwo mbona hari ukuntu nabwo iyo utaragera muri buno buzima bwaha uba usa n'uworoshya n'ibintu mo gakeya, kuko uzi ko n'inkererwa nibuka nk'igihe waba uri bujye muri gahunda runaka, niba utangire wenda saa 7 ugasanga rwose abantu ntibagize ikibazo cyo kuhagera saa 9, kandi ukaba ubona ari ibintu bisanzwe vraiment. Noneho kubera ko twakuriye ahantu hameze gutyo, iyo ugeze hano bisa n'ibikugoyemo kubera ko nyine hari ibintu utamenyereye kandi uri oblige kwiga. Niba ushaka kugenda nyine nawe kugira ngo ugire aho ugera, uko wiyadabuta kuri uko umuvuduko waho umeze. Mbona rero nge mu by'ukuri nkurikije experience yanjye, mbona hari uburyo byandemyemo
hari uburyo byatumye ngiramo gahunda wenda ntagiraga, bigatuma nyine mbasha kwiyoruganiza no kujya ku murongo kurusha uko nari meze. Ariko hano vrema mbona hari ukuntu bidufashamo n'ubwo bwose bitugora, kubera ko nko ku isoko ry'umurimo ubona kuri guhatana usa naho nyine uri kwiratrapa kugira ngo ugere ku rwego kuri speed y'abandi. Ni ukuvuga ngo ari mu kazi bisaba gushyiramo akayeforu uba uri ari mu rugo bigusaba twa turimo twawe dukora, ariko natwo umenye uburyo dukora kandi ubyihutishe kugira ngo n'izindi gahunda zidapfa. Urumva rero ugomba kumenya ngo mu gitondo biragenda gutya, saa sita biragenda gutya, mbese kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. So urumva rero nk'uko wari ubimbajije nyine nk'umuntu wabaye mu buzima bwombi, ntabwo navuga ko ntabwo rwose navuga ngo ubwiza ni ubuhe, ububi ni ubuhe, byose ni adaptation. Ni ukuvuga ngo wowe wiyadapta ku buzima urimo. Ni ukuvuga ngo n'iwacu ho urabizi, uva mu rugo usizeyo uwundi muntu, usigara muri utwo turimo tw'amaboko njye nuko ntwita kububahwe pe, aho warinda basuhuje ni ukuri. Ariko nanone urumva usigaye uwo muntu usanga ibintu byose byakoretse ku buryo ntabwo rwose ho wavuga ngo wenda ngo ndi kwihuta cyane, ibintu biranyihutana cyane urumva. Ariko nanone naho nyine uba ugomba nyine kugira ibyo ukora mu rugo nk'umuntu w'umumama. Urumva rero ugomba kugira ibyo ukora mu rugo, ukamenya igihe wikorera nabyo se n'uko ubigenza, urumva ibyo wiyoruganiza cyane. Ko n'umutantine nibaza ko waba akeneye orientation yawe nabwo, kandi bigaterwa n'uwo ari we kuko nabwo baratandukanye. Hari uwumva vuba, hari n'ufata responsabilité. Nkurikije uko nabibonaga wenda nko ku miryango muri rusange, yego nabonaga harimo umutantine uzana ukabona aribwiriza akaba akakubaza ngo ndateka iki, akuba stop wayimweretse kabisa cyane rwose. Hakaba n'undi udatinya rwose kukubaza ati uyu munsi turateka iki, buri munsi ahubwo utabimubwiye naga ntateka, ugasanga atatetse, ugase tubigenze dute atari kwasiza nta kintu umbwiye. Urumva rero nkangaha ho ububizi wati abana baraza kurya, turakenera kurya, turakenera nibataha. Donc nkuko nakubwiraga schedule ukavuga ati wenda nimugoroba dushobora no kuza kunyura nko muri bibliothèque, abana bagomba kujya gusoma ibitabo cyangwa se bafite activité runaka zo kujyaho nimugoroba. Donc ibyo byose nyine ukagendera ku murongo, antuka biri challenging ariko birakoreka kandi ni byiza pe. Yego. None se wenda ukurikije ku bijyanye n'amashuri y'abana, uko mbona hano bigenda, mbona umwana iyo umubyeyi abyaye hano ni amahirwe akomeye cyane kuba baduha ubu ufite option yo guhitamo amezi 12 umwaka wose cyangwa 18, umwaka n'igice wa congé de maternité cyangwa mat leave. Uvuga ngo iyo rero urangije iyo congé, umwana uba ufite option yo kumujyana muri day care. Noneho muri day care aho uramwishyurira bitewe na income y'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo biravariya bitewe n'income y'umuryango. Noneho ikindi kintu nkunda hano rero ni kuriya kuntu abana guhera muri primaire bigira ubuntu, no muri secondaire bakigira ubuntu, bakazatangira kwishyura minerva bageze muri université. Uretse ko wenda hari amashuri privé, iyo umubyeyi yashatse gushyira umwana mu ishuri privé ho ashobora no kumwishyurira. Ariko rwose ibyo ni ubushake bw'umuntu. Uruvuga ngo umuntu wese yemerewe kwiga kuva muri primaire kugeza muri secondaire ku buntu, kandi amashuri ugasanga ari meza. N'ibyo sinzi ukuntu nabikubwira, ariko uba wumva ari nk'ikintu kikorosoweho kuko urumva hariya umva iwacu bishyura minerval, kandi nanone urabizi habaho iyo uvuye ku kazi kamwe wenda kaguhembaga amafaranga ukajya ku kandi kaguhemba yisumbuyeho, n'umwana nawe agomba kujya mu ishuri ryisumbuye. So urumva uva mu bwiza ujya mu bundi, n'umwana we nawe niko ava mu bwiza akajya mu bundi. Urumva rero ugakomeza iyo minerval nyine igomba gutravaya kandi igomba kuva mu maboko yawe. Urumva rero
kuba hano batishyura minerivare biraruhura, ni sawa cyane. Na bisi ukabona umwana arinjiye arasohotse nta muntu kubabaza gutanga amafaranga ya bisi ko mutarayishyura. Na bisi iraje iparitse muri driveway ije gufata umwana cyane rwose, ukongera ukaza kumufata agarutse. Urumva rero vraiment ni ibintu byiza, ibintu biruhura mu mutwe. Urumva gusa nyine ntitwavuga ko ibintu byose hano ari gratuit, kuko abana nabo hari ama activite menshi baba bakeneye ngomba kwishyura. Birumvikana. Mbona ko minerivare ishobora kuba ari ikintu kitoroshye na gato rwose, ikintu uba uvuga ngo urumva ntabwo igihe cyose no muri famiye ibintu bihora bimeze kimwe, ntabwo ukwezi kwa mbere n'ukwa 10 burya bisa. hari n'ama imprévu menshi ashobora kuza mu kwezi kumwe, wenda mu kundi kwezi bikaba byagenze neza, ariko urumva iyo ufite agatuti ka minerivare ya buri gihe, urumva kandi ni ikintu escapinga. So urumva tuko turimo tw'amaboko two njye ntito turimo tw'amaboko pe. Imaze kuva ku kazi uvuyeyo ukubise amasaha 8 uratashye utangira turimo tw'amaboko. N'ubwo ngo nawe ni n'abana bavuye ku ishuri umuriye mu rugo, n'ubwo ngo nawe ni indi shift. Urumva rero gusa icyiza ubundi uri gukorera umuryango wawe ni nacyo kiguha courage, ni nacyo gituma nyine uvuga uti ndabyutse ndagiye ni ntaha ndatamura utundi tuntu. Ni umuryango wari gukorera, ibyo rero nibyo bitanga courage. Ariko ubundi se none se tuma twamuboko ahangaha nabonye ntabwo ari ibintu bigoye cyane kubera ko dufite ibikoresho dufite amashini afura, dufite amamashini yoza, dufite amamashini akoropa. Atuka ntabwo tuma twamuboko two tugoye cyane. Kandi nanone wibuke ko wenda wagize amahirwe akaba afite umuntu babana mubakanye, sibyo uvuga ngo aragufasha, akora bimwe ugakora ibindi, cyangwa se akaba afite abana ukaba uri gukora utwo turimo nyine nuko. Hari ukuntu ugenda ugafata nk'imyenda ukayishyira mu mashini yo kumesa, umwanya iri miramesa ukazamuka wenda ugahita ufata nk'amasahani ukashyira mu mashini yo koza amasahani. Gusa nyine nuko tubari twinshi uba ugomba kudukora, ariko nabwo uburyo bwo kudukora ntabwo ubona bigoye cyane, ariko ubona ko vraiment birafasha. Biranakoreka, ariko birakoreka kubera ko ufite ibikoresho byose. Kandi ikindi nabonye ntabwo handura cyane vuba uvuga utwenda wanyuze mu byondo. Kuko biterwa n'icyo kuba hatandura, kubera ko nta byondo tugira ahari, kubera ko mutuma twambara ibirenge buri munsi. Twambaye ibirenge buri munsi mu nzu, uvuga ngo uva hanze ukakuramo inkweto ukambara amasogisi cyangwa ukambara inkweto zo mu nzu. Ibyo nabyo rero nibaza ko bituma wenda nawe hatandura cyane, ariko rwose ubona ko ntabwo bikabije kugorana cyane. Gusa nyine ko ari ibintu ukora buri munsi niyo mpamvu tubona turi busy igihe cyose kabisa. Nk'iyo abanyeshuri batashyeho nta n'umuntu wakuru ugafata telefone wari kuguhamagara, ntabwo byakunda. Nta kintu mwavuga, kandi sike wenda ushobora kuba waravaga ku kazi ugasanga ameza ateguye, ariko ubu sinzi uwo azavuga ngo akunda kurya furungo ariko ngo atakase, uzisanze ziri ku meza. Nibwo koko nabihaye agaciro, mbona ko ari ibintu byiza iyo uje ukarya ibiryo utatetse, hari ukuntu uba wumva bimeze neza. Biraryoha, ariko nanone ibiryo watetse birushaho kuryoha, cyangwa wabitekeye umuryango uti nabitetse harimo n'urukundo, nabishyiramo n'urukundo. So urumva rero antuko turimo tw'amaboko two ntituvunanye cyane, ariko nanone turavunanye gusa ko duhoraho. Kuri iyo ngingo rwose iyo tuhageze mpita ntekereza kuba single parent. Vraiment iyo umuntu ambwiye ngo ni single parent bitanza kudusha kabisa, kubera yuko mbona ko atari ibintu byoroshye na gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo uri single parent bigusaba gukora aho abantu babiri bakabaye. None ahantu mbona ko bigoraniye cyane, urabona ama activite y'abana hano, urabona ko ari ibintu bisaba umwanya. Uvuge uvuye mu kazi uragomba gutekera abo bana, ariko kandi bakeneye no kujya muri activite. Urabona ko hari imyaka umwana ageramo rwose akaba ari itegeko ko activite agomba kujyamo. Numurekera mu rugo
ahubwo urabona ko akujagaraje biteye ubwoba, atangire ibikinisho impande zose mu nzu, ubone ko nyine akeneye kuririzinga iyo energy afite. So rero iyo uri umubyeyi wifasha byose, utavuga uti wenda mugenzi wanjye arajyana umwana mu mikino nanjye nsigane nkora ibyo mu rugo, ubona ko atari ibintu biba byoroshye pe. Aba single parent ndabubaha twese tugomba kububaha, kandi n'Imana nibaza ko izabibahera umugisha cyane, ntabwo ari ibintu kuko byoroshye. umva bamwe iyo ari umuryango nyine umwe nyine akora iki undi agakora iki mugahuriza hagati, ariko tufate niba ari nk'umupapa wenda ufite abana wenyine cyangwa se niba ari umuntu ufite abana wenyine biragoye pe. Kubikora uri umwe ahantu hagakozwe ibintu by'abantu babiri biravunanye, gusa nyine nabo nyine baragerageza kandi vraiment uko babikora nyine ubwo ni uko, kandi nabyo ni byiza. Gusa buri wese nyine agira ni ugushyiramo courage, ni ukuba positive mu byo dukora byose, haba mu bitugoye haba mu bitushobokeye, kandi ikindi iduhutazanye. Burya iyo uhuye n'umuntu ni byiza ko umwereka umutima mwiza, kubera ko ntubuzi ibyo ari gucamo, hari igihe bitaba byoroshye. So ni byiza cyane rwose, ariko si ubundi kukibona tugomba guhutazanya, nta mpamvu yayo birangira nawe ubabaye cyangwa ukababaza undi muntu ku buryo bitari ngombwa. Hari n'igihe ngira ngo umuntu ashobora kubikora atabigambiriye, ari paragisida nyine bikaba, ariko ubwo ni ukubabarirana, ariko ni no kwitwararika kuri icyo kintu. Ahubwo akandi kantu twari twibagiwe hari kuvugaho uburere bw'abana hano muri kino gihugu cyangwa muri bino bihugu by'amahanga. Ubona ko nk'uko twahoze nyine tuvuga ngo uturimo dukeneye kudukora, akazi dukeneye kugakora, kandi koko nibyo nyine birakenewe byose, ariko uburere bw'abana nabwo ubona ko nyine dukeneye kubaba hafi cyane, kubera ko iyo utamubaye hafi urumva ko asa n'utakaye. Rero ibyo twakora byose mbona ko ako kantu nako ni akantu k'ingenzi cyane, ahubwo niko k'ingenzi kurusha ibindi bintu. Uzi impamvu? Kubera ko umwana aba akeneye orientation, sibyo? Kandi aha ngaha hari ibintu byinshi cyane byamworiyanta pe, byinshi byamworiyanta, abantu benshi bamworiyanta. Wowe rero nk'umubyeyi ni wowe ugomba gufata iya mbere ukavuga uti umwana wanjye agomba niba ari discipline, surtout discipline, niba ari discipline agomba kumenya ko abakuru ni abakuru, babizi ibi bihugu abana bitwara imbere y'abantu bakuru, uburere nyine urabizi ibihugu byo abana bafite uburenganzira bwabo pe, ni don't touch abana nyine, ntabwo umuntu agomba kubavuga ngo akiriya ngo cyangwa, kandi ariko byo nibyo akantu nabonye. Niyo umwana umutwaye bukeya, ikintu nabonye abana bakeneye ko ubabwira ukabasobanurira. Iyo umusobanuriye murajyana, ariko iyo uje bya bindi by'igitugu ntabwo bikora, byo kuza ngo ndi umubyeyi urumva ko ngo ari bukumvire. Hari ukuntu ubona ko amagenerasiyo agenda atandukana, nibaza ko wenda natwe tukiri abana hari nk'igihe umubyeyi ashobora kugucishaho igiti rwose utanazi icyo wazize, ariko ukumva ko n'ubundi uri bumwubahe nyine, ariko urumva ko ukubiswa ariko ntabwo uzi mu by'ukuri ikintu wari uzize. Ariko mu by'ukuri ikintu namaze kumarika n'umwana umworoheye, ukamwegera mukaganira, niyo wamuhana ariko akaba azi ikintu umuhoye. Ibyo bintu rwose nabonye ko bikora, ni ibintu byiza. Kuko wari ubivuze nyine, uburere bw'abana ni ingirakamaro cyane, ni ingirakamaro pe. Ariko ntiwirengagize ko abana buriya baba bafite psychology iri hejuru cyane. Uvuga ngo hari abona umworohera akatavuga ati turiya nzamwifatira muri ubu buryo. Donc njyewe mbona nyine umubyeyi agomba kuba afite strategy runaka akoresha, ariko nyine twibagirwa ko Imana nanone igomba kudufasha mu burere bw'abana, kuko ntabwo twe twishoboreye pe, biragoye. Umwana umurongo ngenderwaho agaca mu wundi, urumva rero bavuga nti buriya umwana nyine hari ubwo umubwira uti umurongo ngenderwaho ugenda hano, we agata ashaka kunyura inyuma, bigasaba ko noneho nawe unyura hariya mukazahurira hagati. Gusa kwa kundi ko kudahutaza byo nibyo pe, nibyo pe. Icyo nzi ni uko umwana mugani, ako kantu uvuze ka strategy très important. Iyo umwana azi strategy ukoresha,
hari ukuntu nyine umubwira agahita yumva bitagoranye, cyane ariko iyo utagize strategy ukoresha igihe usanga bigorana nyine akumva ko ari ibintu, cyangwa se kuba strict ku kintu utamubwiye nabi ariko ukaba uri strict, ukaba azi ko nturi bubiteremo amahane ariko nyine wavuze nuko bikwiye kugenda kandi akabyumva. Vraiment abana nabonye barumva ahubwo biterwa nabwo n'uburyo wamutwaye, bitabujije ko nyine akantu ka manipulation bitewe n'imyaka. Ikindi kintu buriya ngo umwana mu myaka mitoya biba ari byiza cyane kumwiyegereza ku buryo niyo yahura n'ikintu hanze aba azi ngo ngewe mama wanjye cyangwa papa wanjye cyangwa umuntu wa famiye yanjye wa bugufi yambwiye ko ari uko bigenda, akaba abizi. Siko buriya n'igihe umwana niyo ageze wenda nko mu myaka mikuru hari n'igihe akora agakosa ariko akaba avuga ati ibi bintu ababyeyi banjye ntabwo bemeranwa nabyo, niyo yagakora cyangwa se yajya gukora ikintu akavuga ati oya ibi sinabikora nkurikije ukuntu ababyeyi banjye bambwiye. Donc ako kantu akagenda kagenderaho ukabona ko ari ibintu by'ingirakamaro. Natwe dushaje ubu ngubu biracyakuzamo, ntabwo wibuka ko hari n'igihe bavuga bati iwanyu bakubwiraga bati iki n'iki ntabwo hano cyemewe, yego, ariko nyine ukagikora kubera ko nyine uri umwana cyangwa se kubera ko ugeze mu myaka runaka igutuma nyine ibyo bintu ushaka kubikora cyangwa ushaka experiment ikindi kintu runaka. Hanyuma ariko ugatekereza n'ubu ngubu hari igihe ntekereza mwane kweri ugasubiza amaso inyuma. Niyo mpamvu rero nyine ibyo bintu bagomba kuba mu rugo. Nk'uko rero twari turi kubivugaho nyine urumva abana nibo nyine nuvuga ngo twebwe wenda nitwe twabazanye, reka tubyite gutya, twabazanye. Niyo mpamvu rero natwe tubashinzwe batabidusabye. Rero njye mvuga nti ubuzima ushobora gutsindwa, ugatsindwa akazi bikanga cyangwa se wenda ukagira ibibazo runaka, ariko buriya umwana iyo akunaniye ari wowe biteye aho ngaho aba ari esheke yawe. Nako navugaho nanone nyine mu kubungabunga umuryango, kuboriyanta no kubaha uburere bwiza muri rusange, surtout n'urukundo. Yego, kugira ngo nabo bazakure bavuga ati ababyeyi bacu twababoneyeho urugero rwiza bitewe n'aho tugeze kubera ko twabonye orientation nziza, bakoze ibyo bari bashoboye cyane ako kantu. Urakoze cyane rero. Dusoza ikiganiro cyacu nagira ngo rwose tugushimire cyane Claire, wakoze cyane. Wumve ko with the sisters urisanga kandi turagushimiye tubikuye ku mutima kubw'ikiganiro cyiza cyuzuye ibitekerezo byiza byigisha twagiranye. Mwakoze rero kubana natwe with the sisters. Nakagaruka, bye.